aka kanya ngiye kubabwira abantu babaho mu buryo butangaje cyane nabo ubwabo birabatangaza cyane bakumirwa. Ku mwanya wa mbere turahasanga Tai Ngogo, ni umusaza w'imyaka 80 ukomoka mu gihugu cya Vietnam. Uyu musaza gashya ke nuko amaze imyaka 60 adasinzira, ni ukuvuga ngo we ajya mu buzima busanzwe agakora imirimo myinshi akavunika cyane pe, ariko ikintu gitangaje iyo ageze ni mugoroba cyangwa se ninjoro ntajya asinzira cyangwa se yumva ananiwe, ikindi kandi yumva adafite ibitotsi na gato. Ese muvandimwe, niba uri interested, uyu musaza Tai Ngogo biterwa n'iki koko? Ibaze kumara imyaka 60 udasinzira, ni ibintu bitangaje kandi ni ibintu biteye ubwoba. Ese Tai hari yindi myuka mibi yabakoresha cyangwa se niyo mico yiwabo? Ba interested usobanukirwe cyangwa se utanga igitekerezo, biratangaje kandi biteye n'ubwoba. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Anu Hajil. Uyu mugabo akomoka mu gihugu cya Iran mu gace bita Flashband. Uyu mugabo ubundi avuka ku itariki ya 20 z'ukwa munani 1928. Uyu mugabo azwiho kuba ari we muntu w'umunyamwanda cyangwa se ari we mugabo usa nabi ku isi yose. Abaho mu buzima bugoye cyane, aho atoga ndetse nta na kintu na kimwe ajya akora mu buzima bwe. Abaho wenyine mu kazu gato kubatse iruhande rw'imyanda. Iyo yabonye icyo kurya aragifata, atakibona akabyibohorera. Gusa uyu mugabo ikindi kintu cya mbere akunda kunywa itabi cyane. Ikindi kandi utamenya kuri uyu mugabo, ashobora kunywa itabi amatabi 4 icyarimwe. Ikindi kandi iyo amaze kunywa ayo matabi ahita afata igihombo agashyiramo imyanda akanywa. Nubwo buzima bwe yibereyeho, Mana ishobora byose. Ese uyu mugabo bita Anu Hajil biterwa n'iki koko? Ba interested utanga igitekerezo, biratangaje kandi biranababaje. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Prahalad Jani. Uyu mugabo akomoka mu gihugu cy'Ubuhinde mu gace bita Gujarati. Avuka ku itariki 13 z'ukwa munani 1928. Agashya k'uyu musaza wehe amaze imyaka 70 atajya atananywa. Biratangaje cyane pe. Gusa abantu benshi bakunze kuvuga ko uyu mugabo atunzwe n'umwuka. Gusa kandi ikindi bamwe bakunze kuvuga yuko uyu mugabo ari ikigirwamana. Mana ishobora byose. Ese aba bagabo hari imyuka mibi baba bakoresha? Ese niyo mico yiwabo koko kumara imyaka 70 utajya utananwa? Biratangaje cyane. Ba interest utanga igisubizo. Ku mwanya wa kane turahasanga Lorchek. Uyu mugore we akomoka mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugore icyo azwiho nuko amaze imyaka n'imyaniko atanywa amazi. We habayeho mu buzima butangaje cyane uyu mugore bita Lorchek. Aba bantu barahambaye cyane kandi biranatangaje cyane kubaho mu buzima bwose utanywa amazi. Mana ishobora byose, ibi twabyita iki koko? Biratangaje cyane. Gusa ube interested utange igisubizo cy'ukuri cyangwa se utange intekerezo yawe kubyumva. Abiterwa n'iki uyu mugore bita Lorchek ukomoka mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa yewe muntu, tugomba gutanga ibitekerezo kuko biradufasha cyane muri aya mayobera. Ku mwanya wa gatanu ari nawe wa nyuma turahasanga Derek Nance. Uyu mugabo nawe akomoka mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo we azwiho kurya inyama mbisi. Gusa ikindi kandi uyu mugabo ibiryo ntabikozwa kiretsa kurya inyama mbisi. Mana ishobora byose. Ese uyu mugabo abiterwa n'iki koko? Niba uri interested, tanga igitekerezo cyawe, kirumvikana neza cyane. Uvuge kuri uyu mugabo nawe ujya inyama mbisi. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Tuyizere Jean Dodier. Ese muvandimwe, warebye ko wakoze subscribe tukikomereza ibindi biganiro by'ubwenge? Nababwira ngo Uwiteka wo mu ijuru abaho umugisha kandi abarinde ibihe byose.
mwese murakoze cyane, ndabakunda cyane, Imana ibarinde yo mu ijoro, kandi turabizi ko Imana ishoboye byose. Murakoze.